ndagusuhuje ndetse nashimira cyane rwose umwanya ufashe kugira ngo ubane natwe kuri kino kiganiro gikubiyemo amakuru meza kandi menshi. Ngewe ukibagezaho nitwa Jimmy Impano, uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umutumirwa Eliphaz Ntibizerwa. Ntabwo ari ubwa mbere abanye natwe mu kiganiro adusangiza amakuru. Eliphaz rero turi kumwe kugira ngo atuganirize ku ngingo tugiye kugarukaho ivuga ku ishuri ryigisha ikidage riherereye mu karere ka Rubavu mu kigo cy'amashuri cyitwa Rubavu Technical College. Impamvu kino kiganiro gikozwe nuko hari abantu bagiye banyandikira kenshi bakurikije bahereye ku biganiro bajya babona kuno rubuga baherereye muri kariya gace ka Rubavu, bambaza bati ko numva mu bintu bimwe na bimwe umuntu aze mu Budage muri gahunda runaka harimo no kuba umuntu afite ubumenyi kuri rw'ikidage. Ese muri kano gace waba ufite amakuru aho umuntu yabona iryo shuri? Naje rero kugira amahirwe Eliphaz, nza kumenya yuko mu kigo cy'amashuri cyashinzwe na Friends of Rwanda na association yuko batanga iyo serivisi cyangwa se kwigisha ururimi rw'ikidage. No mu kiganiro twakonye na Eliphaz ubushize yagarutse ko muri serivisi batanga cyangwa se mu bumenyi batanga mu ishuri rya Rubavu Technical College bigisha n'ikidage. Eliphaz, ndagira ngo nkushimira none kuba wongeye kugaruka gufatanya natwe. Suhuza abadukurikiye noneho dutangire ikiganiro twongeye kumenyana mu buryo bwimbitse. Yego, urakoze Jimmy, urakoze cyane wamwongeye kuntumira. Ndabasuhuza mwese nk'uko bushize nagerageje kubibwira, ndongera nasubiremo. Nitwa Eliphaz Ntibizerwa, nkaba n'umunyarwanda uba hano mu Budage kuva muri 1990. Nkaba nkorana na association bita Friends of Rwanda, imishinga imwe n'imwe mu Rwanda, cyane cyane nk'uko twabivuze n'ubushize kuri Rubavu Technical College. Tukaba tugerageza gufasha iryo shuri no kurizamura muri karite mu bikorwa bitandukanye. Ubwo bimwe nyine ni ibingibi turuze kuganiraho byo kwigisha ikidage muri iryo shuri. Urakoze cyane Eliphaz. Nk'uko bikomojeho cyangwa se nabivuzeho, ku ishuri Rubavu Technical College mu byo ritanga harimo n'amasomo cyangwa isomo ry'ikidage, ururimi rw'ikidage. Ndagira ngo mbanze cyangwa ntangire mbaza inkomoko yo kwigisha ikidage muri iryo shuri. Iyo inkomoko yaje gute cyangwa se byakomotse hehe? Ubwo inkomoko nk'uko nyine twabivuze n'ubushize cyangwa n'ubu ngubu, ishuri ryafashijwe ryubatswe na Friends of Rwanda. Friends of Rwanda nk'uko nanabivuze n'ubundi, akaba abamambre benshi ari Abadage bajya mu Rwanda kenshi. Ubwo noneho igihe cyarageze ishuri rigira icyifuzo cy'uko mu ishuri ese niba dufite ubwo bucuti tukaba dukorana, ntabwo mwadufasha tukajya twiga ikidage haba muri classe ndetse n'abarimu n'abakozi, kubera ko icyo gihe nyine twari dufite n'abo bavolontaire babayo, niba badufasha ntabwo ari abarimu ariko bakadufasha nibura kujya turamukanya namwe, tukamenya umuntu aramukanya mu kidage. Ubwo icyo gitekerezo gisanzwe kihaba, ibyo bintu turabikora gutyo. Hakaba na club mu banyeshuri mbese bakoresha ikidage, kumenya utugambo two kuramukanya. Ariko mu bihe bishize twasanze byaba byiza tukabigira ibintu nabyita ngo iki, bifite imizi, donc atari utwo tuntu two ku ruhande, no kugira gute ibintu mbese byafasha n'abantu benshi bataba mu ishuri gusa, byo kuba bakwiga ikidage ku buryo buri specifique, ku buryo bufite karite imeze neza. Okay. Ubwo intego mwari mugamije ni ukugira ngo abanyeshuri bagira ubumenyi bw'ikidage, n'ababagana cyangwa se n'abo Badage mukorana nabo babasha kuvugana. Niyo ntego mwari mufite? Iyo niyo ntego twatangiyeho tuvuga tuti mu kigo cyane cyane kubiga mu bintu by'ubukerarugendo byaba byiza
bamenye n'urundi rurimi. Ikindi twari tugamije ni uko twari dufite izo za echange cyangwa se ibyo bya austausch, tugira abarimu bava ku ishuri bakazi n'aha, tuzana abanyeshuri nk'uko nabivuze ushize bazi n'aha, tuvuga tuti okay, reka turebe niba bamenya niba ikidage cyo kuramukanya, cyo kuvugana, noneho mbese yari iyo ntego. Ariko ubu nyine twaje guhindura intego dukurikije uko situation nyine mu gihugu iteye. Hari abantu benshi bakeneye kwiga ikidage kandi ugasanga akenshi amashuri umenya ubu ngubu bageze kuri 4 cyangwa se 5, twongeyeho na Gotensutu, yose akaba aba i Kigali. Ngero no mu mishinga nkora hari n'abantu bambaza bati se kuki utabikorera i Kigali. Nkavuga ni Kigali ubundi ntabwo dukeneye. Kigali bimeze neza, nta kibazo, hari imishinga myinshi, Kigali irakura, Kigali imeze neza. Ahubwo kuki tutareba n'iyo migi yindi yo mu gihugu nayo tugashyiramo imishinga ifasha abantu kugira ngo abantu bose batirukire i Kigali, kuko urumva nyine umujyi uko ugenda ukura nabwo niko ibibazo bigenda bivuka. Ubwo nibwo rero navuze nti okay, ese nta bushobozi dufite, nta buryo dufite ku buryo twafasha abantu nabo bafite inyota cyangwa se bifuza kuba bakwika ikidage, ariko ibyo kuba i Kigali bibagora nk'uko nawe bigeze babikubaza. Ubwo naho byaturutse turavuga tuti ubu ngubu reka dushyireho ishuri ryigisha ikidage specific gutyo. Ega n'ubundi muri rusange hagombye kubaho ko abantu batekereza izindi serivisi cyangwa se ibintu bashaka gukora mu Rwanda, ntibatekereze muri Kigali gusa. Kigali yego irabifite bihagije, ariko habeho no ko babijyana no mu tundi turere bunganire Kigali, kuko niba ntibeshye nuko na leta y'u Rwanda ifite gahunda y'uko hari imijyi yunganira Kigali. Muri uko kunganira nuko hari ibikorwa remezo, ibikorwa by'iterambere kugira ngo byunganire Kigali. Kigali ye kuba nyamwikubira ibintu byose cyangwa abantu bose bumve ko byaba muri Kigali, kuko igihugu n'u Rwanda, ntago igihugu kigarukira mu murwa mukuru. Yego. Okay. Uti rero natwe twabikoze muri urwo rwego kugira ngo tujyane ibyo bikorwa abantu bakeneye, abantu bose badatuye muri Kigali babibone. Ariho naho mwashyizeho n'uwo mushinga wo kwigisha ururimi rw'ikidage muri Rubavu Technical College. Yego. Tubwira igitekerezo ndetse n'intego. Nabaza nti abemerewe kuza kugana iryo shuri ngo bige ikidage, cyangwa se ishuri ry'ikidage ndabivuga, kuza kwiga gufata amasomo y'ikidage, ni bande? Kuza kwiga amasomo y'ikidage umva nyine yenda nkagaruka inyuma. Urabona gufata umwana, mbese dufate ziriya ntara zo muri west, dufate west, dufate n'agace ka nord. Urumva bose kujya kwiga icyo kidage ku mpamvu zitandukanye. Bajya kwiga ikidage ku mpamvu zitandukanye. Kujya kwiga icyo kidage agomba kujya i Kigali. Kujya i Kigali rero ni ukuvuga ko akenshi niba yenda hari umuntu na hano waba ari mu Budage, twese dufite abantu bari i Kigali, ubuzima bw'i Kigali bwarakomeye cyane, burahenze cyane, buragoye cyane. Ni ukuvuga ko kera yego natwe turabizi, iyo wabaga uri i Kigali wajyaga kwa mukuru wawe, kwa mwene wanyu muvukana n'ibiki byose, ariko ubu ngubu ubuzima bw'i Kigali biragoye. Ni ukuvuga ko niba agiye kukiga i Kigali, aragenda agomba kwishyura amafaranga yo kwiga ikidage, agomba kuba kwa runaka nawe gushakisha ubuzima bwe, cyangwa se agomba kwishakira ahantu aba. Ibyo byose ni ibintu bitwaye amafaranga menshi nyine ku mubyeyi. Noneho ubwo twe turavuga tuti okay, reka turebe abo bantu bo murumva nta gahunda yo kuvuga ngo ni kanaka ni runaka. Turebe abo bantu baturuka yenda muri ibi bice, tuborohereze baze kwiga ikidage hano. Ni umuntu wese ubyifuza. Nk'ubu abo dufite baravanze rwose, ni abantu bavanze bari kukiga, bafite inyota yo kumenya ikidage. Nk'uko bisanzwe tukagira n'abakongomani, dufite y'abakongomani 3 bava i Goma. Ni abafite inyota yo kumenya ikidage, ni abafite gahunda yo kuzaza mu Budage. Abateganya yenda ko mu bihe runaka bazaza mu Budage. Nta kondisiyo zisabwa zo kuvuga ngo ugomba kuba uri runaka, cyangwa se imiryango irakinguye ku bantu bose bashaka kubagana. Imiryango irafunguye ku bantu bose bitewe n'impamvu ze zimuzanye kwiga ikidage. Okay. Ishuri ryo gutanga amasomo y'ikidage ryatangiye ryari? Ubu twatangiye mu kwa 9.
bo mu gutangira mu kwa cyenda ariko nabwo hari umuvo n'imvano wabyo. Ubwo twari dufite nk'uko nabivuze ubushize abana bazaza mu volonté yego babaga i Kigali. Twari dufite n'abana bagomba kuza kwiga mu giforomo niko nabyita Krankenpfleger Krankenschwester. Abo bose bakiye i Kigali. Noneho tubona bibagora cyane. Ibyo byo kubagora nibyo navuze nyine by'amacumbi n'ibiki byose. Noneho turavuga tuti ibyo aribyo byose aba bana abavinaha bose ko nabo ikibazo ari kimwe, reka dutangire. Ubwo dutangira ishuri ariko parallèlement nako muri icyo gihe twari dufite deja n'ikidage kigirwa aho ngaho. Twari dufite abana bahiswemo hari projet dufite ya RTC Rubavu Technical College ikorana na Dehoga Rheinland-Pfalz. Dehoga Rheinland-Pfalz irashaka digeze no kunyura mu makuru, irashaka abana 100 mu myaka 4 donc buri mwaka 25. Abo bana bakaba barahisemo ko bagomba kuba barize kuri Rubavu Technical College. Ariko bakaba bagomba kubanza bakiga ikidage, kazazi n'abazi ikidage nibura cyane niveau ya B2. Ibyo byari biri parallel. Mbese dufite classe ebyiri, hari classe y'abasanzwe tukagira na classe y'abantu bazaza kwiga muri za hoteli hano mu mahoteli hano muri Rheinland-Palatinat. Ubwo none ibyo byose bitwereka ko byaba byiza dushizeho ishuri ryigisha ikidage nyabyo. Utarajya kure uravuze uti hari projet ya Dahoga ifite umushinga yuko mu myaka 4 hari abanyarwanda bagera ku 100 bazaba baje gukora ibintu bitandukanye mu Budage buri mwaka, abanyeshuri 24. Watwumva yakibaza ngo Dahoga ni iki? Hari icyo Dehoga ni Dachverband für Gastronomie und Hotellerie. Buri ni bari lande bishobora no kuba ari nyinshi muri lande. Donc ni urabona muri industry n'ibiki byose ari byo bita ihaka. Noneho bo rero babyita Dehoga, donc Dachverband für Gastronomie und Hotellerie. Donc na mahoteli yishize hamwe, donc n'urugaga rw'amahoteli. N'urugaga rw'amahoteli muri region zigiye zitandukana. Iyo rero ni urugaga rw'amahoteli muri Rheinland-Palatinat. Bafite icyo gikorwa bafite MU niko nabyita na RTC yuko mu myaka 4 ubu promotion ya mbere yaraje yuko mu myaka 4 bazaba bafite abantu 100 baje baturutse mu Rwanda baza gukora nyine mu mahoteli muri Rheinland-Palatinat. Noneho muri abantu 100 bashaka kuza bakazaba bose ari abantu banyuze muri Rubavu Technical College. Yego. Ubwo n'abadukurikiye barumva niba ibyo kino gitekerezo cyangwa se no gahunda turimo kuvuga ahantu inzira ushobora kuba wanyuramo. Okay. Muri uko gutangira, ese ubu ngubu abarimo kwiga ikidage waba ufite imibare y'abantu mufite kuva ko wavuze ko mwatangiye kuva mu kwezi kwa 9 2023? Ubu hari iyo groupe ya Dehoga ni 25. Tukagira iyo groupe rusange yindi dufite irimo abari muri A1 barangije A1 ni 6. Tukagira 14 barangije A2 baraja muri B1. Okay. Okay. Byiza cyane, ndumva abantu bose baremerewe rwose bagana iryo shuri. Abantu bari barabuze aho bigira ikidage bafite impamvu runaka, bashaka kuba bashaka kumenya ikidage, bashaka kuza mu Budage, abafite mbese umuntu ajya kwiga ururimi ku mpamvu zitandukanye. Buri wese ahaye ikaze agana iryo shuri. Murabona adresse cyangwa se n'uburyo mwa contacta kugira ngo amatsiko yanyu muyamarwe. Ariko iyo umuntu arimo kwiga ururimi akenshi hari ibyo wagarutseho, certificat za A1 cyangwa se A1, hakaba A2 cyangwa A2 cyangwa se A2.
n'izindi zitandukanye. Akenshi umuntu yiga ururimi habaho guhabwa impamya cyangwa se seritifika werekana ko warugwize kugera ku cyiciro cyangwa se kugera kuri rwo runaka. Mwebwe ku bijyanye n'impamyabumenyi bimeze gute? Ishuri murarita mutanga impamyabumenyi zemewe kuri uwo mpuzamahanga z'ururimi rw'ikidage, cyangwa se kuko nzi ko nko mu Rwanda akenshi abantu bafite amashuri yigenga bakunze gutegura abanyeshuri ariko bajya gukora ibizamini bisoza icyiciro runaka bakajya kuri Gold Institute. Mwebwe bimeze gute ku bijyanye n'impamyabumenyi? Impamyabumenyi uko bimeze ubundi mu mashuri menshi yigisha ikidage ntabwo aribo batanga seritifika. Ni nayo mpamvu ntabwo umuntu avuga ngo ni abarimu cyangwa ni ishuri, ahubwo ni ugutegura abo bantu kuzajya gukora ikizamini cya Gold Institute. Ni ukuvuga ko dufite abo bita abatrena, Sprachtrainer niko tubica, noneho tugategura abo bana ukuntu bashobora kuzatsinda ikizamini cya Gold Institute, tugategura abo bana icyo kidage biga kimara iki. Tuvuge ni wa mwana cyangwa ni wa muntu uzaza mu Budage azagikoresha ate, gikoreshwa hehe, noneho nyine no kumwereka ukuntu ashobora kuzajya gukora ikizamini cyo muri Gold Institute. Okay, aho birumvikanye. Ku bijyanye rero no kuvuga ngo abarimu cyangwa se abarimu bategura abo banyeshuri, nabaza nti uburambe bwabo, ubumenyi bwabo bimeze gute, bihagaze gute? Ubundi na mbere kuri amashuri yatangiye i Kigali, ikibazo cyakunze kuba cyane ni ukubona abo barimu cyangwa se abo batrena. Nicyo kibazo kigoye cyane. Urebye ubu tumaze no kugira n'abanyarwanda bakigiye hariya bahagije, ariko hari kondisiyo dusaba. Uwo mwarimu cyangwa se uwo mutrena yagombye kuba yarabaye mu Budage, n'ikidage cye yenda yarakigiye mu Budage, kuko birafasha. Ntabwo hariya twebwe twigisha ikidage gusa, tugerageza no kwigisha umuco. Umuco rero ni ukuvuga ko wawubayemo, ntabwo cyangwa se uri nyir'umuco cyangwa wawubayemo. Niyo mpamvu rero twebwe dushyiraho kondisiyo ko uwo muntu agomba kuba yarabaye mu Budage, yarakoze mu Budage, ku buryo n'ikidage cyo mu muhanda, n'ikidage cyo kujya guhaha, n'ibiki byose, ibyo byose abizi, ashobora nanone kubiha abo bantu. Cyangwa se n'ibyo navuze, akababwira ati ibyo by'amafaranga, yenda umuntu agezeyo n'amafaranga, nanjye ubwanjye narayakoreye, ariko ikirahuri cya byeri kigura amafaranga angana gutyo ugereranije n'ikirahuri cya byeri. Ibyo byose ni ibintu bijyanye no kwiga ikidage, twe nibyo dukoresha. None abantu dukorana nabo babaye hano mu Budage, bize hano mu Budage, bahamara igihe kirekire, ndetse bamwe bafite na training kwa Gold Institute. Okay. Iyo wiga ururimi habamo ibyiciro bitandukanye. Umuntu agenda ava ku cyiciro kimwe azamuka. Wenda nuko nzi ko ku ndimi nyinshi nk'ikidage cyangwa hari icyiciro cya A1, A2, B1, B2, ndetse hari n'agiye bigera kuri za C1 cyangwa se C2, byose biratandukanye. Ese mwebwe mufite ibihe byiciro kugera ku bihe? Mutegura abantu ku bihe byiciro mufite? Dutegura abantu kugeza ubu ngubu kugeza kuri B2, B2. Buri cyiciro iyo kirangiye dukoresha ikizamini interne, donc kitari cya Gold Institute. Ni ukuvuga ko igihe urangije level ushobora no guhagarika ukavuga uti njyewe ngiye kuri Gold Institute gukora ikizamini mbane ya A1 yanjye, A1 yanjye, cyangwa se A2 yanjye, ukagenda ukajya gukora ikizamini. Ariko twebwe nuko tubigenza, turagerageza tukareba niba koko biri ngombwa kujya kwa Gold Institute. Kuko dukoresha ikizamini cyacu tukareba, tukavuga tuti rero weho, kuko ikizamini ni amafaranga. Donc igiye gukora ikizamini cya Gold Institute tutanga amafaranga. Nibyo rero tumubwira tuti aya mafaranga urabwiye kuyatwika, aho ugeze ntabwo ugeze kujya gukora ikizamini.
uracyafite ibintu bimeze gutya nyuma y'uko interne ikizamini twakoresheje twasanze atari ngombwa ngo agiye gutwika amafaranga ye, tukamubwira tuti noneho wewe uracyakeneye ibi, ahubwo wowe reka tugufashe ibi twabonye ugifitemo ikibazo tubanze twabikuramo. Ndumva bimeze nk'aya systeme yo gukora uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Exact. Nko mu Budage uko mbizi irimo gukorera urwo ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ishuri niryo ribanza kuguha igerageza, bakagupima niba uri ku rwego rwo gukora icyo kizamini. Waba utaragera ku rwego bakakubuza, niba mbese baguha favor cyangwa se go ahead. Nuko tubigenza, mbese ni kimwe na Furashine hano ho fashuri kubwira iti wapi rwose, ahubwo komeza ibi noneho ubu ngubu aho tukubona ugeze birashoboka ko ushobora kugenda rwose ugatsinda. Noneho icyiciro cyo kuva kwiga icyiciro kimwe niba ari A1 cyangwa se kuri ibyo biciro byose mugeza kuri B2 cyangwa kuri B2, buri cyiciro kimara igihe kingana gute? Icyiciro tugerageza ko no gusubiramo no gukora ikizamini bimara amezi 2 n'igice. Yego. Maximum drive bitewe n'amakonje yaba yarabaye muri ayo mezi. Yego. Niko icyiciro kimara, noneho tukarangiza tumaze no gukora icyo kizamini tubona niba uwo muntu yakomeza level ikurikiyeho. Yego. Niyo mbese niyo ntuza yacu nyine, niyo limite yacu. Abantu biga ryari? Dufite igitondo na nimugoroba. Yego. Dukoresha amasaha 5. Donc mu gitondo 5 na nimugoroba nanone, cyangwa se nyuma ya saa sita kugera nimugoroba nanone 5. Amasaha 5 mu gitondo, ibyiciro cya mu gitondo n'icya nimugoroba. Ese abaza mu gitondo nibo baza nimugoroba cyangwa nuva mu Urashaka? Oya. Naho dufite abaza mu gitondo bamara amasaha 5 bakaba barangije umunsi wabo, noneho tukagira n'abaza nyuma ya saa sita bamara amasaha 5 kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Nta weekend program mufite cyane cyane nk'uko abantu usanga mu minsi y'akazi bahuze nabo? Dufite, turashaka ko bitewe nyine n'abantu bari kugenda batugana, turashaka ko twashyiraho weekend program. Yego. Tugashyiraho n'ikigoroba cya nyacyo nyine, atari kuva kurumva abakora amasaha 5 kuba batangira saa 8 ushaka gusanga bari mu kazi. None tukaba dushaka nanone gutangira nimugoroba nyabyo nka saa 11 saa 12. Okay. Se muri bakorera bushake mwohereza mu Rwanda nta bajya baza, cyangwa se muteganya kuba baza baturutse mu Budage b'Abadage kavukire bene rurimi, ku buryo wa mwaka umuntu ashaka kumara cyangwa imyaka 2 ahubwo ashaka kuza akaba umwe mu barimu? Abo barimo muri abo twohereza bariyo, ntabwo nyine basimbura bari abatrainer bacu. Yego. Ariko nko muri za exercices zo kuvuga, bakorera bushake dufiteyo, baragenda bakicarana nabo turi kwigisha bitewe na niveau, bakaganira nabo kugira ngo bamenyere accent, kuko n'ikindi kibazo umuntu agira nyine ari kwiga ururimi ni accent, kumva ukuntu bivugwa, kuko nubwo mba narabyize grammar, ibyo byose rero nabyo biri muri gahunda yacu. Abo bari aba volontaires tuba dufiteyo baradufasha cyane, bafasha abantu bacu, kuko ni nayo mpamvu nyine niyo bagiye gukora nk'ibyo kumva no kuvuga, kuko ni bimwe mu bizamini bakora kuri Goethe Institute, birabafasha cyane kuko baba barumvisha nyine accent y'Abadage, bakabitsinda neza. Okay. Ibijyanye n'ibiciro umunyeshuri asabwa kwishyura kuri buri niveau stufe cyangwa icyiciro, ibiciro byo bihagaze gute? Ibiciro n'ubu ngubu aho bigeze ari kuri 200,000. 200,000 kuri buri level, plus materiel. Ariko ntabwo biba ari ibintu bikomeye cyane, ariko 200 niyo nyine ababiho. Noneho materiel dukora uko dushoboye ku buryo buri munyeshuri aba afite igitabo. Yego. Donc tugira ibitabo, tukagira na matière online. Ibyo byose nyine byiyongeraho gatoya, ariko ubundi ni 200 muri bibiri. Ubwo bivuze ko umuntu ushaka kwiga stufe cyangwa se ibyiciro 4 kuva kuri A1 kugera kuri B2, ubwo buri ni ibyiciro 4, ubwo 800. nibura 800 ashobora kurengaho bitewe n'udufaranga tuza tw'ibitabo cyangwa twa materiel batanga. Nakeka aha ngaha badukurikiye bumvishe iby'ishuri
cyangwa se aho umuntu ashaka kwigira cyangwa se gutegurirwa ururimi rw'ikidage riherereye muri Rubavu Technical College. Rubavu nyine nk'uko biri mu izina ry'ishuri, riherereye mu karere ka Rubavu. Batubwiye ibisabwa ko ryakira abantu bose, batubwiye nivo cyangwa se ibyiciro bafite n'amafaranga umuntu ashobora gutanga kuri buri cyiciro. Aha rero nabwira abantu badukurikiye ko bitewe n'impamvu wari ufite yo kwiga ikidage, ishuri aha ngaha rirabonetse. Sinzi niba Eliphaz hari ikindi kintu kijyanye n'iryo shuri wumva wabwira abantu wenda utavuze kandi cy'ingenzi niba gihari watubwira. Ikindi cy'ingenzi gihari kuri iriya shuri ryacu nyine, nk'uko nigeze kubivuga ubushize, dufite ari amasisiteme yo kuvuga ngo turakira abavolonteri bava mu Rwanda. Dufite n'izindi poroje zo kwakira abantu bavuye mu Rwanda. Urumva nyine abize hari iwacu bize ikidage, tuzi ubushobozi bwabo, nibo tugenderaho, nibo dufata mbere yo kujya gufatira hanze. Urumva nyine n'uwize ikidage kuri iriya shuri ryacu aba afite nanone n'izo avantage, nubwo zitari hari kuri buri wese, ariko iyo bibaye ngombwa tukagira abantu bazazi inaha, nibo duheraho. Yego. Okay, byiza cyane. Ndumva niba nta kindi ku giti cyanjye, numva nta kindi kibazo naba mfite nakubaza nawe, niba wumva nta kindi kintu mu by'ukuri twavuze ibintu byose bishoboka. Wenda abantu badukurikiye, abafite iki kibazo, abashaka gusobanuza, abafite inyunganizi, bashaka kubyandika rwose mu gice cyahariwe kwandikamo ibi byose nk'uko nabivuze. Kandi nkangurira abantu badukurikire bakananditse subscribe kugira ngo bajye babona amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi menshi. Ikindi navuga ni uko mu byo twagiye tuvuga birimo aderese z'ikigo, byose turabibasangiza hano ahagenewe description kugira ngo bigufashe kubigeraho. Eliphaz rero ku giti cyanjye navuga ngo ndagushimiye kubw'umwanya wafashe, kubw'amakuru wadusangije. Burya niba ari ikintu gihenze uyu munsi wa none ni amakuru, kuko amakuru umuntu ashaka kuyaheraho agahindura byinshi mu buzima bwe. Amakuru meza ariko, kuko n'amakuru mabi abaho ashobora kujyana umuntu habi, ariko intego yacu ni ugusangiza abantu amakuru meza yabafasha mu guhindura ubuzima bwabo. Reka nkushimire, nshimire n'abadukurikiye. Ubwo naho ubutaha haramutse habonetse ikindi kiganiro twaganira, nkeka ko ikaze cyangwa se watwemera tukazaganira. Rwose nta kibazo. Nkaba nagushimira nawe uburyo wadushakiye bwo kutugezaho amakuru atandukanye. Abenshi bamaze kukubona kenshi, abenshi bamaze kubona amakuru yawe menshi. Ni ikintu navuga ko ari ingenzi, kandi nkaba nashishikariza abantu benshi, yenda atari ngombwa ngo birukeho, niba hari uzi ko afite amakuru yadushimisha twese yakugeraho ukayatugezaho. Kandi nkaba nashishikariza abantu benshi kujya bagukurikira bakareba amakuru watugejejeho, kuko ndagukurikira cyane, nkurikira amakuru yose uduha. Ni ibintu rwose umuntu yakwigiraho, ni ibintu byadufasha twese. Ukomerezaho kandi n'abandi bakomeze bakugane ibyo duha amakuru ahagije. Murakoze cyane. Murakoze namwe.